Reka mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Sports and Art TV. Mbaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye, harimo amafaranga agiye kugenerwa amakipe, harimo ekipe ya APR Football Club, ingengo y'imari igiye kwiyongera, ndetse tuanareba byinshi bitandukanye. Ese iziyongera mu buhe buryo, ku ntego yihe, ese kubera ikibe byose bigiye gukurikiraho nyuma yuko ekipe ya APR Football Club isoje uyu mwaka w'imikino, n'ubundi nibwo bizatangira kubahirizwa. Ubundi tuze gusoza iki kiganiro cya none aha turebera hamwe ibijyanye n'abasifuzi baza gusifura imikino, by'umwihariko abaza gusifura umukino wa ekipe ya APR Football Club kuri iki cyumweru, ngira ngo baza gukiramo na ekipe ya Bugesera Football Club, n'imyiteguro myinshi cyane. Updates kuri Mbaoma byose birahari cyane, nibyo tugiye kuba tugarukaho muri iki kiganiro cya none. Ikiganiro usabwa gukurikira ndetse ibintu byose ukagenda ubyumva gatanu kuri gatanu. Icyo usabwa cyane ni gukora subscribe kuri wowe utarayikora, nawe wakoze subscribe ugasharinga ku nshuti zawe, nabo bakagenda babona byinshi bitandukanye ndetse n'izindi updates ziba zigezweho gatanu kuri gatanu. Ikindi tubaye ikaze abantu mutuye mu ntara enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali, abatuye mu ntara ya gatandatu, ubwo ndavuga diaspora, mwese muhawe ikaze kuri Sports and Art TV. Mukomeze mugubwe neza ndetse munagire ibihe byiza. Ntago tuza guhita dutina twebwe twinjira ku ngingo yacu nyamukuru irebana n'iki kiganiro, n'ubundi tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye, by'umwihariko aya makuru agendanye n'amakipe agiye guhabwa amafaranga cyangwa se agiye kongererwa ingengo y'imari kugira ngo hitabwe ku kuntu amakipe ya hano mu Rwanda yaba ari competitive ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko muri Champions League ndetse na Confederation Cup. Amakipe abiri akomeye ndetse emwe afite n'abafana benshi ni Rayon Sport na Kiyovu Sport, agiye kongererwa ubushobozi guhera mu mwaka utaha muri politiki ya leta yo kuzamura ireme rya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Leta irateganya kuzamurira amakipe ane ya mbere ingengo y'imari ngo abe yarushanwa ku rwego mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego ku makipe afite ikibazo cy'ubushobozi agiye kunganirwa kugira ngo arusheho kwitwara neza. Amakuru avuga ko ndetse anemeza ko hazaba impinduka zishingiye ku bukungu hitawe ku makipe nka ekipe ya APR Football Club, Rayon Sport, Kiyovu Sport ndetse na Police Football Club. Uyu mushinga urateganya ko abaterankunga ba Rayon Sport na Kiyovu Sport bazongera amafaranga bageneraga aya makipe ku buryo buteganyijwe ko uruganda rwenga ibinyobwa rusanzwe rutera inkunga na Rayon Sport ruzazamura amafaranga rusanzwe rugenera ekipe ya Rayon Sport akava kuri miliyoni 200 akagera kuri miliyoni 600 ku mwaka, ndetse n'umujyi wa Kigali usanzwe ugenera Kiyovu Sport miliyoni 150 akazamurwa akagera kuri miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Hari kandi abaterankunga bashya bitezwe muri aya ekipe yombi, aho Rayon Sport iri mu biganiro n'umuterankunga bivuga ko azagenera ikipe arenga miliyoni 500. Kari kandi na societe y'itumanaho ikorera mu gihugu itaramenyekana kugeza ubu ishobora kuzatira Kiyovu Sport inkunga ingana na miliyoni 500. Aya mafaranga azava mu baterankunga ziyongera azajya ava ku mikino ya makipe yakiriye, ubwo azaba akoresha stade Amahoro izaba yakira ibihumbi 45 bice neza, mu gihe umushinga wo kongera kubaka Kigali Play Stadium waba utangiye, nubwo igihe uzatangira kitaremezwa neza. Amakipe ya APR Football Club na Rayon na Police Football Club nayo azazamurirwa ubushobozi bwa mikoro ku buryo azaba ashobora guhangana ku ruhando mpuzamahanga ndetse yaba no guhatana mu marushanwa ndetse no kugura abakinnyi beza. Ibi kandi biziyongera kuzamura umubare w'abanyamahanga uzava kuri 6 ugere ku banyamahanga 8, nubwo bamwe mu bayobozi b'aya makipe bifuzaga ko abanyamahanga bagera ku 10 bazajya bajya mu kibuga. Izi mpinduka zitezweho kuzamura ruhago nyarwanda, birumvikana urwego rwa shampiyona w'abafana bari kendereye ku kibuga bazagaruka bakongera kuryoherwa na ruhago nyarwanda muri rusange. Turebeye no kuri ibi ngibi, nacyo navuga ku bijyanye n'aya mafaranga ashobora guhabwa ano ma ekipe yombi, ubwo by'umwihariko kuri ekipe ya APR mwabyumvishe ko yo na polisi zisanzwe, n'ubundi polisi igenerwa amafaranga na polisi y'igihugu, mu gihe APR igenerwa na Minadef. Birumvikana cyane ko APR n'ubundi yari isanzwe ibona amafaranga atari make cyane kuri budget yayo yo gutegura umwaka w'imikino, ariko aka kanya igihari nuko hari impinduka nyinshi cyane kuri aya makipe yombi, yaba Police na Rayon Sport, APR na Kiyovu Sport, ko umwaka utaha no makipe ya Rayon Sport n'ubundi yari isanzwe ikoresha budget ya miliyoni 600. Birumvikana ubwo hari ayo baba bakusanyije bagakubita izo miliyoni 200 zivuye muri rwa ruganda rwabo rwenga rubatera inkunga.
so ugasanga Rayon Sport bigezemo hagati ikibazo cya mikoro nk'ibyo twabonye mu minsi yashize bajya kugura abakinnyi bari free agents byarukubera ubushobozi buke. Ubwo ni ikipe ya Kiyovu Sport nyanga ibyirimo turi kubibona twese. Ama ekipe yombi rero nahabwaga ingengo y'imari zikajya ziziko zikoresha miliyari imwe amafaranga y'u Rwanda muri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda, ndetse no gutegura umwaka wo mikino bashyizemo no gusohoka igihe cyose baba bagize chances. Birumvikana ni ibintu bizafasha. Ibi kandi guhere kongerera ubushobozi aya ma ekipe yombi yaba uko arane ni mu rwego rwo kugira shampiyona ikomeye kugira ngo noneho na ya ma ekipe igihe azajya sohoka azagere kuri ya level yo hejuru, ku buryo azajya sohoka muri Champions League hakagenda 2 na muri Confederation hakagenda 2 nkuko tubibona mu gihugu cya Tanzania. Ekipe ebyiri enye nizo zijya mu marushanwa nyafurika. Ubwo nuko bimeze ku bijyanye no kuba zakongerwa ingengo y'imari. Birumvikana bizakubitana nuko giye kumuvinga zikava kuri Kigali Pele Stadium zikimukira kuri stade Amahoro, ubwo Kigali Pele Stadium nayo izabitangiye kuvugururwa. Byumvikane ko hari project nyinshi zitezwe zizavaho amafaranga menshi ku ma ekipe, by'umwihariko ngiye mbandebanga kama ekipe abiri ya APR Football Club na Rayon Sport zifite nabarakarize kuzo kipe akakanya currently zifite abafana benshi. Kujya muri stade Amahoro yakiri 45,000 ukishyuza 2,000 byibura, cyangwa se ubwo no kwanga 2,000 hasanzwe, cyangwa se 3,000. Ubwo no fata uyufashe ni 3,000 byonyine, 3,000 ugakuba na 45. Ubwo birumvikana ni ugakuba na n'abantu 45,000, sibyo? 3,000 gukuba imyanya 45,000 byibura. Nuguha ngo stade yuzuye neza ekipe yagiye hakura miliyoni 135. Stade yuzuye neza wishyuje 3,000 hose, ntukirema ya VIP kuko n'ubundi abantu ba VIP nabo bazajya bayishyura. Ubwo ro ama ekipe agomba kungukira hano. Ikindi mu ngingo twavuzeho ni imyiteguro ya shampiyona igiye kugaruka mu mpera z'iki cyumweru duhereye kuri uyu wa gatanu, kuri uyu munsi turiho. Ekipe ya Kiyovu Sport irakira Amagaju ku isaha 12, ariko birumvikana mbere yuko tuza kurekeza muri ekipe ya APR munyemerere tubanza turebe abasifuzi bateganyijwe n'umundi gusifura imikino kuri uyu umunsi. Ni shampiyona irakomeza, umukino wa PFC wahawe basifuzi batandukanye, wa Rayon Sport nawo uhabwa abandi. Buri mukino n'abasifuzi tugiye kugenda tugarukaho. Uyu munsi wo kuwa gatanu hateganyijwe umukino umwe rukumbi, n'umukino Kiyovu Sport igomba kwakiramo Amagaju saa 12 kuri Kigali Pele Stadium. Uyu mukino ukaba wahawe Nshimiyimana Remy Victor nk'umusifuzi wo hagati, Nsabimana Thierry n'umusifuzi wa mbere w'igitambaro, uwa kabiri w'igitambaro ni Akimana Juliette, naho uwa kane ni Murindangabo Moyize, mu gihe komiseri w'umukino aza kuba ari Munyemana Hudu. Mu gihe kandi shampiyona izakomeza ku munsi wo kuwa gatandatu, Musanze zabakira ikipe ya Tentere kuri stade Ubworoherane saa 9. Uyu mukino wahawe umusifuzi mpuzamahanga Twagirumukiza Abdul Karim, azabongerejwe na Ndambaje Hamdani nk'umusifuzi wa mbere w'igitambaro, Habumugisha Emmanuel akaba ari umusifuzi wa kabiri w'igitambaro, naho uwa kane ni Mukiza Patrick, mu gihe komiseri azaba ari Kagabo Isa. Mu gihe kandi kuwa gatandatu saa 9 Gasogi United zabakiriye ekipe ya Gorilla kuri Kigali Pele Stadium saa 9. Birumvikana Nkinzigabo Jean Marie Vianney azaba ari hagati mu kibuga aca impaka, mu gihe kandi azabafashwa na Mukristo Ange Robert nk'umusifuzi wa mbere w'igitambaro, wa kabiri w'igitambaro akazaba ari Jabo Aristote, naho wa kane azaba Bigabo Frank, ni mu gihe komiseri w'umukino azaba ari Munyangoga Apollinaire. Mu gihe kandi kuri Gorogota Stadium kuri hariya ni mu karere ka Nyagatare, ekipe ya Sunrise zabakira ekipe ya Mukura Victory Sport Waziri saa 9. Ngabonziza Jean Paul azaba ari umusifuzi wo hagati, mu gihe Mutesi Alice ari umusifuzi wa mbere w'igitambaro, Nsengiyumva Jean Paul ari umusifuzi wa kabiri w'igitambaro, mu gihe wa kane ari Nsabimana Setse, mu gihe komiseri w'umukino azaba ari Sebahutu Yusuf. Rayon Sport ejo ku wa gatandatu n'ubundi izaba iri mu burasirazuba bw'u Rwanda, izaba yasuye ikipe yitwa Doretse kuri Ngoma Stadium, cyangwa se ubwo yari gikina ku bitaka abakunzi bawe bayitaga ngo ni stade kuzimu, ariko ibyo byararangiye. Ubu ni Ngoma Stadium. Umusifuzi wa hagati azaba urigira Sheja Ibrahim Mbonigena Serafe, umusifuzi wa mbere w'igitambaro, mu gihe Nsabimana Patrick ari umusifuzi wa kabiri w'igitambaro, mu gihe wa kane ari Rwagasana Sudi, mu gihe komiseri w'umukino azaba ari Nzeyimana Jean. Shampiyona ikaba izakomeza ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 18 Gashyantare, aho kuri stade y'akarere ka Ngoma. N'ubundi Muhazi United izaba yakira ikipe ya Police FC saa 9. Ishimwe Jean Claude Cyucyuri ni umusifuzi watoranyijwe kuzaba ari umusifuzi wo hagati, mu gihe Ishimwe Didi umusifuzi wa mbere, ndetse na Karemera Tony umusifuzi wa kabiri w'igitambaro, mu gihe wa kane Ngabonziza Patrick
mu gihe komiseri w'umukino azaba ari ugira Shebuja Zuber. Mu gihe APR izaba yafashe urugendo rwerekeza mu karere ka Bugesera, ni umukino wahawe Ruzindana Nsoro, umusifuzi wa mbere w'igitambaro akaba Ndayisaba Saidi, mu gihe uwa kabiri w'igitambaro azaba ari Intwari Aheviki, naho umusifuzi wa kane akaba ari Akingeneye Hishamu, na mu gihe komiseri w'umukino azaba ari Nzabahimana Auguste. Kuri Kigali Presidium izaba ari Kigali, izaba yakiriye Musa Marine Football Club ku isaha saa 9 umukino uzaba wahaye Nizeyimana Isiaka, mu gihe azaba ari umusifuzi wa kabiri Ndagije Peace Eric nk'umusifuzi wa mbere w'igitambaro, wa kabiri akazaba ari Ndayishimiye Bienvenue, mu gihe uwa kane arafasha Manuel, mu gihe komisiyo y'umukino azaba ari Twagirayezu Richard. Mu gihe kandi nyuma y'umunsi wa 20 equipe APR Football Club ifite icyarane niyo iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 45, Rayon Sport ya kabiri ifite 49, Musanze ya gatatu 37, Mukura Victory Sport ya kane 33, Police ya gatanu 38, mu gihe Twa Doreste ariyo ya nyuma ifite amanota 13. Urutonde ntago mwabonye abasifuzi bazasifura, ntago mwabonyemo uwitwa Umutoni Aline ndetse na Mugabo Eric bahanwe imikino 5 badasifura nyuma yo kwiba equipe ya APR Football Club ndetse no kutagaragaza imisifurire myiza cyane hariya, ubwo equipe ya APR Football Club yakinaga na equipe ya Police Football Club ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'intwari byaje kurangira cyegukanywe na equipe ya Police Football Club. Aka kanya rero tugiye kugaruka muri equipe ya APR, n'ubundi twabijyananye ni champion, n'ubundi equipe twagira ngo tubanze tubakubite nizo update nazo muzimenye mbere ko imikino champion campaign y'umunsi wa 21 itangira. Equipe ya APR ifite boost ikomeye cyane, yagaruye Mbawoma ashobora kubona iminota mike kuri match ya Bugesera. Nukutegeza tukareba kuko niba Thierry Christophe Roger agomba kumereza umwanya akaza mu kibuga, tukareba uko ikipe ya APR Football Club noneho ikibazo cyo gusatira cyakemuka 5-5 cyangwa 5-5 kabisa. Ubwo ibyo byose kubibona kubivuga ni ibintu bihari, ni boost nziza cyane ku bakunze w'ikipe ya APR. Igaruka rya Mbawoma bari bamaze iminsi bamisinga rutayizamu nkawe nyuma yo gutsinda ibitego 13 muri Fazare, akajya muri Mapinduzi agitwara neza agatsina ibitego 5 niba atari 6, akaza itagirira imvune muri iryo shamwe n'ubundi akamara ukwezi hanze adakina, ndetse n'imvune y'amakuru hari akaba avuga ko imvune yamaze kuba ikira 5-5 umungo meze neza cyane. Uyu munya Nigeria Vita Mbama Chukwemeka bikaba biteganyijwe ko nta gintu ashobora guhabwa byibura n'iminota mike ku mukino wa Bugesera ku munsi wo ku cyumweru. Ubundi sasa campaign yo gutangira mu kibuga ikaba iratangiye, ubundi tukagenda turebera hamwe byinshi bitandukanye, tukareba ko equipe ya APR Football Club ishobora kuba yatwara igikombe cya shampiyona idatsinzwe. Kandi mu kiganiro gitaha n'ubundi still ntangire mbararike tuzaza kugaruka n'ubundi ku bijyanye nuko abantu benshi by'umwihariko abanyamakuru batandukanye babona equipe ya APR Football Club muri uyu mwaka, niba ari equipe yatwara igikombe cya shampiyona bibaza bati ninde uhanganye nawe. Ibyo byose tuzaza kubigarukaho, kandi tuze no kuba ndi kubararika turebera hamwe APR Football Club ubundi nyuma yo guhanga ingengo y'imari igiye kwiyongera yagakwiye gusinyisha abakinnyi bameze bate, ikeneye iki kugira ngo noneho yongere igaruke kuri rwa ruhando mpuzamahanga. Abantu mu byumve neza rwose ndabararitse, ni ikiganiro twebwe ubwacu tuza kwikorera 5-5 kugira ngo tuze kubara namwe. Mukore subscribe ku bantu mutarayikora, ndetse nanjye nabashimiye mwebwe twabanye muri iki kiganiro mwemeye kunkurikira 5-5. Mukomeze mugire ibihe byiza, tuze gura amayandi makuru yacu turebera hamwe byinshi bitandukanye ndetse n'andi makuru mashya arabagezweho, turagendana umunota ku munota.